none se wari uzihura n'urukundo rwa Vestina na Idrissa wa Darawogo? Burya ntabwo Idrissa agiye atereta Vestina ahubwo yabanje gutereta umuryango wose. Umuryango ntiyego. Mu kwinjira Vestina, Idrissa yabanje kuba inshuti y'umuryango muri rusange kugeza ubwo yabanje kujya avugana na Vestina nk'inshuti y'umuryango. Nyuma Idrissa wari ufite ishwashwa yaje gukundana na Vestina, bituma umuryango utamujyaho impungenge kuko yari yamaze gukonfirima. Burya mu rukundo rw'aba bombi hajemo imbogamizi eshatu zituma bombi badakundana byahebuje. Idrissa n'umugabo utavugirwamo, icya kabiri nuko ururimi rwabaye ikibazo, icya gatatu Vestina afatwa nk'umuntu utagira ijambo, bigendanye n'umuco wa Idrissa wa Darawogo ndetse n'abakomoka muri West Africa. Burya kujya muri Canada kwa Vestina ntabwo byari byishimiye cyane na Idrissa wa Darawogo. Bivane nuko ejo impamvu ejo nta boxer nambaye ipantaro yonyine. Akose ni gute ugenda utambaye boxer bro? Umuntu ufite imyaka 50 bigeze kwindogeramo nsigaye nyambara buke tereta ugura inzoga bita dunda ubwonko turazamuka natwumvikane turusenkisa nkore ebyiri z'igihumbi nzikoreraho araje nkoramo umutezi. Ndi umuntu usobanutse mu bijyanye n'iki no gutegurira umukobwa wanjye. Yes. Bonde ngo bagira gute? Ariko nawe agiye kunkorana byaye n'ibya wa muntu wo mu bukwe ngo. Nubizi se? Zunguza cyane. Zunguza. Korera umugabo wanjye yimenyereye twa mitsingi. Ayo n'ibindi binananira aramfasha. Zunguza. Zunguza. Wow! Imvugo iyi ateye muri iyi minsi gukoboka. Yoja muri kuryumva. Umuntu yabwiye undi nimugoroba ngo tuba tuyakobokera. Babandi birirwa bahagaze ku muhanda nyine abahagara nimugoroba da. Bategereje sinze baba bategereje batavuganye. Nabo ati ko mwagiye muva muri iyo mbeho abango tuba tuyakobokera. Uziko yabisamusubiza? Ahubwo ati ni mumara gukobagurika no gukobana nibwo muzumva ibyo mwarimo. Bangise icyo kintu kuba twebwe twaravuze tuti reka kino kintu tubanze tugikore neza. Hari byinshi yari gukora. Dusanzwe dutunze urubyiruko rugera mu 600 abasobanuzi ba filime. Kuba twabishyize ku rundi rwego filime mwabonye zigahakaza abantu bagera muri 200 na uyu musore wa Junior uyu munsi namutije aramujabutse. Junior amenya akoresha abapampe be nk'abareta. Ni indi package mugenewe yanyu. Rufende karakoze. Cyakoze mutwikora hanga. Tumuretwa man. Abaretwa razi karabo muri bibiri. Winkora wo man, winkora wo. Amenya boss yego ibikingo nsige. Ngorane ya mbere ni ukugira umugore umwe ntimwumvikane. Iya kabiri ni ukubyagwa nawe ntubyare. Iya gatatu ni ugutunga ukabura ukwerera ukabura n'ugabira ngo akurahire kandi ibintu bifite. Iya kane ni ukurwanya amategeko ya leta yasohotse utari buyakureho. Iya gatanu ni ukubyara umwana umwe akabimba. Iya gatandatu ni ukubyara abana 5 ukaburamo umwanya wawe watuma ku nshuti. Iya karindwi ni ukuruhana na suri kumureba akabura icyo akumarira yapfa akabura icyo agusigira. Iya munani ni uguhuza ibyago n'inshuti yawe. Iya cyenda ni ugupfakarira mu zabukuru utagishoboye kwiha amazi. Iya 10 ni ukugira umugore akagusiga ku mugurire ngo agiye mu byumba gusenga nawe yifatira za misozi ya Gisenyi na Kigali. Iya 11 ni ukubaho utariho. Iya 12 ni ukubura umusore ukajya gucyura abapaka garakobwa batabuze. Iya 13 ni uguturana n'undi muryango ntimushyingirane. Iya 14 ni ukugira ibintu ukabura ababirya. Iya 15 ni ukwimu waguhaye. Iya 16 ni ukumena ibanga ry'inshuti mwaganiye mwihereye kungwa n'undi. Iya 17 ni ugukirira mu buto ugasazira mu bukene. Iya 18 ni ukugira abagore 4-5 ukaburamo n'umwe basura mu kigo cyanyu ko ngo akubumbabumba. Iya 19 ni ugusaba wowe wimba. Iya 24 ni ukwitwa umugabo ntubeho. Iya 25 ni ukwanga kibi bwacya mu gitondo bagasanga ari cyo ukora. Iya 29 ni ukuvuga umusore cyane nk'umugatinya kwiga ishuri riri iwanyu bakwandika mu rupapuro ugatera igikumu.
agana yaragacu mana yacu tuguharagaye icubahirigiro icubahiro tayirigindi maragana tayidimana irigisa naragawe isa nawe mwirigisina mwijuruguru mwisina mwijuru niwerege wowe nyirigine wowe wenyine dukwiye kuraragamya kuramya no guhimbaragaza tuguharagaye icubahirigiro kuberegera y'uruguko kubera yuko niweregewe wareregemye ijuru nirigisi karagandi niweregewe wareregemye abaragantu borogose baturguye mwirigisi karagandi niweregewe wareregemye inyamaraganswa zorogose karagandi niweregewe wareregemye ibiturguye inyaraganja zorogose maragana turagushimirigiye mwizirigina ya daragata numwaragana numurguka weregera amergena akanyanga mu mutaranda akiza Morgan okay ntabwo mfite byinshi byo kumuvugaho kuko aracyari mutoya aracyari kwiyubaka ibyo bari gutekereza byose azabigeraho azanabigira koza aracyari mutoya kandi afite n'icyerekezo cyiza gusa ko njyewe nanjye ndakuze bihagije nshaka nanjye afite imyaka kuru aya mutoya 3 Dalikuwa ni chapi ya brother. Dalikuwa ni chapi ya kubera ntabwo munze yo kwikunda asa ntabwo ari umuntu wajyana mu rugo tuwagaye gusha agiye like example n'ubu ngubu tuvuze ati tujyane mu rugo turi umubwira ukuntu ujya testing aba baby tuba ati ngo tujyane mu rugo ukabona je yambaye gutya hano narinje iwanyu ntabwo narinje iwanyu and then ubwo nari naguhereje reka ndetse costume wambaye irashaje pe irashaje ishati wambaye bimwe imbere isa nkaho shaka kabisa ntiduhuze nta nubwo byahura kabisa inzira zirabusanya wese anyuriye aha nzima mbayeho ntabwo ari ubw'umuntu ukomoka ibwami rwose ubayeho ute se kandi ukomoka ibwami ndetse n'ubango nimba nirirwa ku mihanda nihiringa iki n'iki kandi mfite amaraso y'ibwami wumve ko abanyarwanda byanababaje ati twari twarabuze umuntu ukomoka ibwami ngo tumugire neza Hey y'all, come look at this. Bro, oya. Uyu yago. Eko. Uyu yago udafite akuriye n'ibi bintu. Yago wibereza ashungereza wigiriye mu mirimo ye. Umuntu yago mukuremo yago muri bino bintu. Hatagira n'umuntu usubira kongera kuzanamo yago. Murakoze. Ese shaka kukanga. Yago. Kukanga watuje gatoya urabona ngo duca mu nzara. Yago nje bise bingirika izungereza ukuntu yago mumuzanye muri ibi bintu hamugani warame. Washyizemo request wasabye kuzamuka. Question avec abantu ureba ufite 41. Ni P. Wongera request. P ni P o Nika. Nakubonye, okay. Abandi bantu mu mutinge mike zanyu ngaho zamuka. Okay. Ubu mutinze gato ya mitsu. Ndetse ko usese nahageze. Wahageze wiriwe waramutse. Waramutse neza Bwana Godfather. Amakuru yaramutse. Nayahango. Ahanga turi kuvuga nukurikiwe n'abantu bakaba igihumbi hose hamwe. Ndashaka kugira ngo utubwire imvaho yejo kandi ndashaka kugira ngo niba mu byukuri turanga kujya ngo turandura iki kintu twubaka umuryango mugari tukubise ikinyoma hagana inzega amakuru nayahe birabyo kumwe ngo uyu ngo n'umuhanzi ngo n'uyu ngo bamuvuzeho n'ukuri dusasa inzobe vugirwa mu mazina yazo ijambo ni ryawe no kuvuga ngo
ibiro bya ya mpano we yari yareze abantu ngo batatu niko amakuru yambwiraga. Yego. Uko nabyumvise uribuka mva gusura Pazo nakubwiye ko n'uwitwa Kejon bari kumushaka. Yego. Yari yamaze iminsi yabuze. Yari yamaze iminsi yabuze. Yego. Ndagira nte. Tega amatwi. Hanyuma ubwo nari Kejon ya mpano ndetse na Yago yabizagamo. Ugize ngo iki? Yago yabizagamo kubera ko we na Pazo mbere yuko Pazo ya mpano Yago. Gute se Yago kandi Yago atari mu Rwanda? Ni ukuvuga ngo nyine iyi video ngewe nganira na Pazo turashize. Okay. Ngaho komeza. We yambwiraga ko yari imaze nge imyaka 2 ihari. Ça veut dire que n'undi icyo gihe Pazo n'undi yakoranaga na Yago. Nawe rero ari mu bantu bavugwaga muri ayo majwi. Nawe ari mu bantu bavugwaga muri ayo majwi. Hanyuma uyu Pazo ajya gufungwa we yari Rwamagana. Agiye Rwamagana amenya ko RIB iri kumushaka. Inde? Patrick. Yego. Amenye kuri RIB iri kumushaka yagarutse i Kigali. Agarutse i Kigali nibwo yagiye kujya kwitanga nyine yitanga hari Nyamirambo bamuzana Kicukiro. Kicukiro mu gitondo nyuma y'umunsi umwe bamujyana hariya Inyamintuza i Kanombe nyine hara ku murenge. Ariho wagiye kumureba. Yego. Bamujyanye rero urumva RIB kubera ko twa dufite ibintu imanza nyinshi dusigaye twimakaza ikintu cyitwa mediation guhuza abantu. Basabaga Patrick ndetse na Yampano kuba bahuza kuko nzi ikintu bimakaza. Mama wa Pazo ndetse na Aga Promoter. Bari mu bantu nyine bashakaga ko ntuza Pazo ahura na Yampano. Bahamagaye Yampano iki ndabyibuka babwira ko ababaye bitewe nuko byasohotse witwa manager we ni James, manager ndakeka yitwa James ari mu Rwanda. Avuga ngo ibyo bintu byamubabaje. Uko kigiye byari bimeze byumvikanaga ko ari Yampano ntabwo yashakaga mediation kuba yakumvikana. Ari na Pazo we yizeye ko video atari wayirekuye. Avuga ko ngashaka ko ubutabera nyine ari bwo bugaragara. Avuga ati ntabwo ibyo bya mediation bishaka, nshaka ko ngiye ubutabera ari bwo bukora akazi bukagaragaza ko atari nge muntu wagize gute wafashe video cyangwa se nkayishyira hanze. Yego. Ubwo ndi kubona abantu hano bari kuvuga ngo ndi kubeshya ngo imaze ngameze 6 ariko ni imyaka 2 ntago ari 6. Yego, komeza so Kejon rero abiza mate niba kuriye makuru. Nukuvuga ngo mu bantu Yampano yeze Kejon yari arimo nyine. Kejon aza gute? Nukuvuga ngo Kejon nawe yafashaga Patrick mu bintu byo kumanaginga Yampano kiragiye. Kuko urumva Patrick ni umwana. Kuba yafasha Yampano ngo amumanaginge baba bagira kure biragoye ko araho wagera nyine. Patrick ko numva n'umupeti mutoya abakina abantu nka Patrick cyangwa se ba Kejon kugira bamufashe kugira uwo muhanzi ari kumanaginga bayagira kure. Kejon rero we na Patrick bari abantu b'inshuti za hafi kuko hari akayizeni. Nubundi niho Yampano yasohokeraga kenshi na Pazo. Ikindi kandi nigeze kubikubwira iyo nari ngiye kuri country record. Mubwira ngo Yampano amakosa yakoze
we iyo ajyaga ahantu tuvuge nk'ajya kwa porodinga indirimbo ngaga akaroginga email ye muri device abonye ahantu hose. Urumva? Ikindi ngo ya mpano we yerekaga abantu ngo ira video ababwira ati babanye icyana cya fresh ndi kugira ndimo ndatsibura gutyo. Nge rero nkavuga ni kejo nashobora kuzamo muri babandi ya mpano ashobora kuba yaravuze ati reba umwana nsigaye ntereta cyangwa se nsigaye nitera cyangwa se akazamo mu hantu yarogenze email ye. Aho ngaho niho kejo nashobora kuziramo. Umuhanzi Yago wa Zamati. Yago we abantu bakore Yago muri ibi bintu. Waritse umuntu akarangiza point ye. Ntabwo ari byo. Yego munyamategeko we ihangane. Komeza point yawe tubwire uko we azamo rero aje mate. Nuvuga ngo Yago we azamo kubera ko nawe yakoranaga na Patrick. Ngo gwiki? Nuvuga ngo ya mpano afite ubwabwo kuko kuvuga ati like niba ntuza uribuka uriya mugenzi wacu ibyo byagiye hanze. Gute kandi Patrick yarashinjwe na Yago kumuroga. Umurozi rwamagana bahuri yara. Uguri kuba Yago na Patrick uyu Pazo. Nagaca n'inkoko nyuma yuko Yago amubaze amushinja kumutuma kumuroga ngo avana umusatsi muri saro. Bahuye bati. Urumva ibyo bintu bihuye. Ngo urafata Yago na ya mpano na Pazo. Nagaca n'inkoko kuko bavuga ko Brenda n'amakuru yagiye hanze ko Yago yashatse kurogwa. Igihe bige yasakuzaga ibyo bintu bivugwa ko umuntu watumwe kuroga Yago ari Pazo. Urimo kunyumva? Yego. Ibi bikaza bikadutwara kubwira amakuru ariho no wumve ukuntu Yago nje bise bingirika izongereza ukuntu Yago mumuzanye muri ibi bintu bamugani wara making. Bikavugwa ko amakuru mfite Yago yaje kubivuga byaje gusakuza kuriya uriya mwana ari Bugande. Urimo kunyumva? Yego. Bageze Yago yashye Bugande Pazo yarariyo. Urimo kumva? Umuntu bita Eddie Kenzo w'umuhanzi. Ego. Yaraziranye n'uyu mwana Patrick. Akabaziranye na Yago. Urimo kumva? Eddie Kenzo agira uyu mwana Patrick inama. Uyu Pazo. Aramubwira ati ntabwo nshaka kugira ngo ugirane amakimbirane na Yago hano. Urinde gutahe mu Rwanda, fata inzira utahe. Tega utahe mu Rwanda. Nuko umwana yagarutse mu Rwanda kubera ayo makimbirane. None Yago uretse gato Yago wafashe uyu mwana akagaragaza ubi yaragiye kumukorera nyuma bongeye guhuza umubano kubera ibintu bya ya mpano gute? Ngewe ku giti cyanjye ira video ikimara gusohoka nabyutse mu gitondo nsanga abantu bayegereje mpamagara Patrick. Ndamubaza ngo abantu uko ndibuka nabonye akantu ka live umeze uri kumubwira ngo video ashobora ko ari wayishyize hanze nakabona nabonye kagace gatoya. Nje yaje ahangaha ejo bundi nari kumwe na Dumba kuri live. Afata umwanya avuga point ye ko video ntabwo yigeze ayishyira hanze. Yes. Naramuhamagaye Patrick ngiye ku giti cyanjye ndamubaza nti video ya mpano bimeze bite? Ngiye ku giti cyanjye arambwiye ati iyi video imaze imyaka 2 ifashwe. Urumva? Yego. Arambwira ati sinjye wayishyize hanze. Yego. Arambwira ati ariko ndabizi nta muntu n'umwe wakwizera ko atari njye wayishyize hanze. Arambwira ati ariko ntundi coding ndabaye ntago nakuri coding ibyo ngibyo birarangiye nta kibazo. Niba ubizi ubwo duhereye umunsi 2025 tujye 2023 gusubira inyuma. Ikagugu ya Pazo yabanaga na Yago. Urumva? Niba yarabanaga na Yago rero kandi yampano uzi ko nta telefone yageraga akoreshaga ya Patrick. Bro sha reka mabwizo kuri ahangaha harimo amakuru atariyo kose wabana gashobora ko uri gucika. Uruvuze
uri gucika kuko hano abantu Didimana ari mu bantu bahuje uza wapi uri inshuti yanjye nawe ariko ibintu utangiye guhuza kugaragara ko urimo kubeshya bro oya kanongera mfunga ariko kubeshya wowe turashize muri gucika yewe ntabwo byoroshye abahanzi bacu ibyamamare mwihangane so ikintu tuvuga ni iki ngiki nituza kureba ukavuga ko ari imyaka 2 abantu baze kutubwira uyu mukunzi wa Yago nako wa Yampano bamaranye igihe kingana iki nta muntu watwandikira mu nshuti zabo iyi couple ya Yampano n'umukunzi we bimaze igihe kingana iki ntabwo dushaka kugira ngo abantu bajyane urujijo nta muntu waba ubizi Yampano n'umukunzi we bamaranye igihe kingana iki uri gusoma muri comment bwana Pionika ndi kuzisoma bamaranye igihe kingana iki niba uri kubireba bari kwandika amezi hari gushyiramo amezi 8 abandi umwaka ndati amezi 5 abantu benshi bari guhuriza ku mwaka reka dufate ko ari umwaka simbiza ariko turaza kubona umuntu umutubwira none ko avuze ko imyaka 2 ishize muze kudusobanurira iyo myaka 2 bayifatiye mu bundi buzima bwahashize Njyewe nibwiye Patrick ku giti cye nta muntu undi wabimbwiye so no so tugarutse gatoya ibi bintu ko Yampano yamenyanye na Patrick bahujwe na Didimana yaramaze gutandukana na Yago yaramaze kumubaga muri kubishira inyuma hashize kugira ngo iyi video bayihuze na Yago gute mudufashe dusobanukirwe kunyumva so ahangaha ibi bintu biri very sensitive ntabwo dushaka kugira ngo tubivuvuge abantu batahazwe cyangwa badahari biraza kudufasha sinzi natse kubyumvikana Opionika uwo muntu witwa Nika nagira ngo ku kibazo rumaje nanjye nengendere kukibaza ntabwo dushobora kurebera ufata Yago ibi Yago ntabwo birimo tinyuka Yago so icyo hano barakubaga barakomerera nabi cyane so ahangaha rero ahubwo none Opionika wowe uri kuvuga amakuru ufite uravuga ko uyu musore Yampano mu bantu yareze 3 harimo n'uyu musore Yago niba nakumvishe neza no kuvuga njyewe navuze ko mu bantu 3 ubwo nari nzi ni Kejon cyagiye nakubwiye akazamo uyu Pazo then after icyo numvaga nuko ntago Yago ari mu kiraga bwo nawe ari mu bavugaga ko bashobora kuba bazi intandaro ndetse n'imvano y'iyi video bavuzwe nande ni wesha ngo niwe gute none iyo video wabashije kuyirebaho nje nabonye iminota 5 n'amasegonda reka tubyeme nta kibazo okay nta kibazo iyi video ngiye narayibonye ntago ngiye narayibonye kuko nimirangira ahantu hose nayisanze mu magroupe hose nagise amatsiko ndareba kuri babigize icyaha cyangwa kuyisakaza nibyo bigize icyaha narayibonye y'iminota 10 yose narayirebye ndayirangiza ntayo nasabye nabonye bayinyoherereje icyo mvuga ko iyi video twabonye ifite 3 mu myaka 2 Yampano yarafite 3 ku mubiri we mbere ko dakoje nuvuga ngo nitureba video na mbere ko dutangaza urukumva iyo haje izina ry'umuntu direct muri social media ndasaba umuntu wese uri bufate ibi bintu kubitwara kuri YouTube uri bushyiramo izina rya Yago hano ntabwo tubemerera ko bashyiramo Yago abantu mwese muri kuri codinga bino bintu ndagusabye ntabwo ibi bintu navuga ko ni rumaze kugeza igihe
tuvuge kubo tubona bakekwaho ariko mureke kumva vigomano irindi zina ry'undi muntu utakekwa cyangwa tutarabona kugeza igihe nawe wafashwe cyangwa nawe bigatangazwa ko bifite mu ruhare ariko kugeza amasaha nta mpamvu cyangwa na kimenyetso na kimwe kigaragaza ko ahangaha uyu muvandimwe ari muri ibi bintu mumukuremo. Impamvu ni iyi Opionika Yago muri iyi video twabonye uyu musore afite tatouage, yes or no? Arayifite. Ya uyu nani ya mpano yashyize tatouage ku mubiri we ryari? No dukoresha ko muri sense yashyize tatouage ku mubiri we ryari? Nta mwaka ushize n'amezi 8. Niba ntibeshye no ntabwo agera muze kutubwira. None wowe urukumva iyo video umuntu akubwiye ko imaze amezi 8 amini imyaka 2 ya uyu mwana uyu mudamu wa ya mpano ntibari kumwe, nta myaka 2 bamaranye, ntibari bakamenyanye. Pazo yaje hanga hadusobanurira ukuntu uyu mukobwa yamenyanye na ya mpano. Uyu mukobwa yandikiye ya mpano kuri TikTok. Izo message zibona no warushinzwe imbuga nkoranyambaga ari we Patrick abibwira ubona kwita bose cyangwa bakoranaga, aravuga atera umuntu wakwandikiye urugendo rutangira kubayitangira kuvugana gutyo. Icyo gihe ibyo bintu bibaye nta myaka 2 ishize. Unyumve neza cyane. None ko uyu musore amenyana na ya mpano Patrick yari amaze gushwana na Yago arabigaragara mate. Reka dusabe niba nta kirego cyatangiwe uyu muvandimwe mumukure muri ibi bintu nkuko biri gusabwa n'abantu murumva nta bihuriye mugendeye kuri nta bihuriye. Yego urumva ngewe wa mugani w'uyu muntu witwa sinabonye witwa Emida ngewe numvuga nakubwiye ko nahamagaye witwa Patrick la video ikimara gusohoka. network ngayo nguko umuntu witwa Pastor Koroda kubamagara cyane, that's why araguhamagara atari kukubona se. mfite phone ebyiri yari kumagara niba impane niyo mpa wifi niyo iba yampaye data kuri na wifi kuyenda. Okay, komeza ndakumva. Nuvuna Pazo muhamagara yego cikagurika Pionika we. Karita Pastor Koroda ni umereye nabi akomagara cyane. Nta kibazo mwitabe ariko twongere dushimangira ikintu umuntu urimo ugenekereza uhengekereza ibintu uzana ibintu ushyiramo uyu mwana Innocent Nyarwaya usanzwe uzwi ku izina ryitwa Yago. Ntabwo tugukundira, ntabwo dushobora kwemera ko izina Yago Yago ntabwo birimo kazi akagira umuntu agashyiramo Yago uyu Yago niko uyu Yago udafite ahuriye n'ibi bintu. Yago wibereza ashungereza wigiriye mu mirimo ye. Umuntu Yago mukuremo Yago muri bino bintu hatagira n'umuntu usubira kongera kuzanamo Yago. Murakoze. Ese shaka kukanga Yago kukanga watuje gatoya urabona ngo duca mu nzara. Pastor kamande nsezere kuri live ndi onze tuvugane. Kamande nsezere nze tuvugane. Reka kamande nsezere kuri live ndi onze tuvugane nta kibazo. Ariko mubwire ko turi kumwumva. Sawa. Mubwire ko twari turi kumwumva ibyo yakubwiraga. Abana namushiza rode speaker Gadifa. We. Ariko uyu muja Godfa uyu muja marimo aravuga ko we yabibwiwe. Ngaho mutinga Badibi. So Pionika. So reka tugendere kuri aya makuru yuko ababiri bafite. Nshaka kugira ngo umuntu umwe. Yego. Urumva? Yego. Uko ndikubona n'abantu babiri banshaka byatari cyane ariko. Ngewe ibyo navugaga ni ibyo nahamagaye Pazo icyo video kimara kuza akabimbwira.
yego abantu batanyumva nabi ariko piyone kanajya ngo mubaza akantu Pazo bwe yaba yarigeze kukwibwira ko ibintu Yago abirimo Pazo bwe kuko Pazo ni uziranye na Yago cyane rega ku bintu byinshi yaba yarigeze kukubwira ati ibintu na Yago abirimo Pazo usibye kubyumva ahandi hantu gute urugero ushobora kumva nk'uko numveshe nahanga babivuga wenda cya Pazo we yaba yarakwibwire straight ati Yago abirimo kandi mbwiye ko nabahamagaye icyo gihe video kimara gusohoka ese uretse gato Yago ijambo Yago ryavuyeho ubundi nibyo dushaka kumenya no kuvuga ngo njyewe urabona nk'ibyo ndi kuvuga ndi kubona abantu bose bambwira ngo nje Pazo namwamagarira ambwira ko sinzi nshobora ko niyo record nyifite ambwira ko imaze imyaka 2 turashaka ijambo Yago ryaje muri ibi bintu rite izina rya Yago nawe nyine avuga ko ari mu bantu bayibonye bwa mbere niko numvise nkuko hari n'uwavuze ko yayibonye muri telefone ya Kejo n'icyo gihe yego na Yago rero iki gihe ari mu bayibonye ngo bwa mbere icyo gihe cyose ari imaze ariko byo kwishyira hanze Yago nta uretse gato kandi kuba Nyarwaya yarabonye iyo video ntabwo ahangaha umuntu uvuga ko yabonye video muri telefone ya Kejo ni njuga ngo yarabihamya ninde uhamya ko Yago iyo video yigeze ayicirgera ntawe ubihamya barabeshya ibintu barabeshyera Yago waguretse Pioni Kame Gadifa wampa iminota 3 nkabanza nkitaba iyi komba barira ndagaruka kabisa uko ni baranshaka byatane ntaribi aha nguko bimeze ariko Rwanda so ngayo nguko uko video bari kuyihunga n'ukuntu bayitangaga ni ibintu biri bitandukanye ariko mutinye cyaha kandi mugakunda kugikora so ngayo nguko ngira ngo murabyumva gahunda nuko imeze gahunda nuko iteye murumva ko ireshanje image ikintu kiriho twakwizera n'ubutabera urimo kumva reka twizere ko nyuma y'iyi nkundura turi buze kumenya exactly ukuri nukuhe ni bande bari nyuma y'ibi bintu ese haraza gutangwa ubutabera kuri uyu musore agasigara adiringa n'ikimwaro cy'ibyo twabonye yego ibindi numva ari ibyo ngibyo hari ikindi twarenzaho se nyuma y'aha ngaha hari undi muntu ufite ikintu yarenzaho hano oya badufashije ribi dufashije bakaza kudufatira umuntu witwa Odette njyewe nigeze kubona 2024 ubwanjye nabonye screenshot umuntu anyoye screenshot arambwira ati yusu umukobwa ukinisha yego anyuretse ifoto y'ubwambura avuga ati umukobwa mbonye Odette yamupostinze ubwambure bwe arandikaho ngo passe y'iki cyana kuyiguha ni 5,000 ngo passe y'umwana kuyiguha ni 5,000 umuntu ayinyohereza mpamagara umukobwa ndamubwira ngo uricuruza ko hari umuntu wagupostinze umukobwa nawe biramutungura umukobwa iyo foto nayibonye ariko video nago yigeze ijya hanze ubu nguwo uwo mukobwa afite umugabo w'umudiaspora imagine nk'igihe uwo mugabo w'umudiaspora niwe umutunze umumenyera buri kimwe umwitaho akanamufasha no kurera umwana we imagine nk'igihe uwo mudiaspora yabona iyo video ubuzima bw'umuntu bukaba burahagaze ubw'umwana we bukaba burahagaze ubw'umukozi we n'ubwo abandi bantu natwe kandi nanjye byangira ingaruka kwako twakoranaga n'amaprank uwo mukobwa twakoranaga n'amavideo nuvuga ngo nawe urya amafaranga yo mu diaspora nje ntago nyaryaho kubera ko uwo mukobwa niwe yaryaho niwe uziranye n'uwo mu diaspora w'umugabo byakugiraho ingaruka gute ariko njeba byakugiraho ingaruka gute ngo difata urabona urugero reka nguhe urugero yego urabona nka Aganamiki wowe witanye ingero ku bantu ndakubujije okay ni urugero nari ngiye gutanga ikintu kibi kibaye kuri Aganamiki cyamugeraho urasubiriye none se Aganamiki kandi umugore n'umugabo nawe uwo mukobwa n'umugore we twarakoranaga okay reka tuvuge Nyambo na Kiramani aka kanya baramutse bavuze ngo wenda mu rugero ntanze hari ikintu kibi cyagaragaye kuri Nyambo hari effect nyinshi reka ndumva uvanze reka turazagorwa kuri Odette reka turangize iki ngiki icyo twe dusaba cyangwa nicyo ndumva icyifuzo cyakabaye gitangwa nuko mu by'ukuri iki kintu cyakozwe ntabwo ari ikintu cyiza bafashe uyu musore urubyiruko
biriya bintu kubishyira hanze ni umwanda nibyo kwamaganwa ngewe ndabyamaganye kuva ku mbere nirengagije ko kuba urari wifatiye video ntabwo bigize icyaha ndareba bigize icyaha nkamagana ibigize icyaha gusakaza nibyo bigize icyaha kandi nibyo bihanwa naho kuyifatwa niba mubyibuka ama space nakoze hano sohaki mudatekereza muribuka twamagana cyangwa twamagana ubwambure bwa Moses turahirwa harya murabizi ko ibintu byabaye inkundura kugeza igihe Moses aziye akavuga ko mu Butaliyani yamaze no gutanga ikirego kuko ayo mashusho atari we yashyize hanze amashusho naye ntabwo yahakana ari muri telefone ye ariko uwayashyize hanze ntabwo ari we ndetse arimo no gukora ibishoboka kugira ngo ababikoze bafatwe yatanze n'ikirego muri polisi yo mu Butaliyani murabyibuka akimara kubivuga kuko twamaganaga uwakoze ibigize icyaha ari uko kuyasakaza ntabwo nongeye gukora space zamagana Moses murabyibuka no nabiki mwari muhari reka tugaruke rero ku kintu gito tujyane n'itegeko gufata amashusho ntabwo tubishyigikiye si byiza nko kwese usakima ari kubyamagana ntabwo ari byo si ndangagaciro z'umunyarwanda reka tubyamagane icyo ni kimwe tugishyira iruhande tubyite ko ari ukwiyandarika ariko nta tegeko ribihana tugaruke no kubihana itegeko aribyo dutindaho gukora ibigize ibyaho ugafata amashusho ukayasakaza kandi uziko biza kugira ingaruka kuri ba nyirayo mashusho ndetse bitanakuye mu muryango mugari nyarwanda ibi ngibi aribyo byamaganwa kurusha ibindi niyo turi kwamagana style dushimira urwego rwa RIB ko batangiye gufata abakekwa ntawe dushinje gufata nta mundi gushinja ariko none tukavuga tuti nkuko abangaba abandi kumwe nabo ni abastari uyu muntu uri kuvuga hano ni umukomedi ukurikirwa n'ibihumbi 463 uruva impunye ngafite mu murimo we wo gukina urwenya wo gukora urwenya so niba bashobora kuvuga bafite izi mpungenge wimvugira makatsindwa n'Imana so bakafite izi mpungenge turasaba tuti dufatira urugero hano ntabwo bikwiye niba umuntu akora ibigize icyaha 1 2 3 4 5 nk'uyu nguyu Odette bari kuvuga nta kindi kintu kimutunze uretse gusakaza amashusho y'urukozasoni kuyashyira kuri stati za WhatsApp ndetse n'izina kwa kuri umuntu yandikaho izina kuri nimero ye we yanditseho kambishyira no bantu babirebe mwabantu mwe yanditseho ngo Odette 5k viewers so nukuvuga ngo niryo zina ririho usangaho Odette ukeneye viewers ya video y'ubwambure bw'umunyarwanda kazi cyangwa bw'umunyarwanda ni 5,000 akayigwa viewers barazigura ziragurwa abantu benshi barazigura bamwishyura kuri Momo akajya kuri Momo akabikuza amafaranga akajya amafaranga yo gusebya abantu uyu Odette ko nimero ze zihari ko nimero yari ngiyi reka mubabwe ngiyi nimero irahari iyi nimero ko ihari kwikoreshwa yakira amafaranga muri MTN kubera ko uyu muntu adahagarikwa akareka gukora ibigize ibyaha hafi imyaka 3 ntangira kumwamagana mu minsi ishize ngize message yanyandikiye hano muri kuzireba so tukavuga tuti niba ari guhagarika ibintu bigakumirwa RIB mu dutabare mu kumira ibi bintu turi kumwe naho ya mpano we abantu birababaje biratangaje ariko kubikora bakabikora bamwigomwa ndetse bagagera naho babikora kugira ngo bamwimishe akazi yarabonye ibyo biraka contract zigahagarara turasaba ko uyu muntu yahabwa ubutabera hanyuma none bakazamukubita amayovu mu muco bazamutware kwa rutanga rw'amaboko amukubita amabutovu bamugangahure yongera asubire mu muryango nyarwanda apare y'ibyo ngibyo ahabwa ubutabera kuko ibyakorewe ibigize ibyaha ngayo nguko so ndikumva ngewe gutabaza cyangwa kugaragaza izi mpagarara ziri muri iyi showbiz cyangwa muri iyi myidagaduro tubivuzeho ikindi turabamenyesha ko nkuko RIB mu kazi ifite harimo no gukumira ibyaha bitaraba biravugwa ko turabivuga nka inkuru z'abamotari cyangwa inkuru zo mu muhanda biravugwa ko abandi mu bahanzi barenze 1 2 3 4 bari ku murungi kiziriko mu ijosi cy'ibikangisho ry'amavideo cyangwa amafoto y'ubwambure bwabo igihe bishimishaga uyu munsi bakangishwa sindibuze kuvuga uduce ariko mfite details
ngo ibyo bintu birahari tugasaba ko n'aba bahanzi tubahamagarire ko niyo byatwara imyaka 10 aba bantu ntibazabihishira bizajya hanze mu bameshoningwe bahigwe babisibe bive mu matelefone ntabwo telefone igomba kuba intwaro yo kurimbura ubuzima bwa bamwe so ribi dufashe ariko dusabe n'aba ngaba bari kugatunambwene cyangwa bamaze kuba bacakara ubwambure bwabo bishyura amafaranga buri kwezi buri munsi bafunguke begera ubutabera cyangwa begera inzego z'umutekano zibafashe ubucakara bagure ko bareke kwishyura amafaranga atazagira iherezo ngayo nguko so ibi bintu bibaye kuri ya mpano yatabaje kuva mu mezi kuva mu kwa gatandatu atabaza yagiye kurega muri ribu itanga warning isiza we yahaye warning uko bivugwa yageze naho abona bikomeje kumutera ubwo bajya mu bitangazamakuru avuza induru agaragaza ko ari gusabwa amafaranga mwarabyumvishe kugeza igihe umwana nk'uyu nguyu ugiriye hanze bagafata ubuzima bwe bakabutambikamo igikuta ahabwa ubutabera ariko noneho turasaba ko ibingibi bitaba inkoni kubita abantu bamaze kubaka amazina ngayo nguko sinzi niba umuntu ufite ikindi kintu yakongeraho hanyuma ngewe message iratambutse kuba bishinzwe niba dufasha uyu Odette agafatwa birabara amahirwe kuko amaze kwandagaza imiryango myinshi akoresheje urukuta rwa WhatsApp yaka abantu bakamwishyura kuri MTN ubundi sukurimbura imitima ya benshi akabikora ashize ubwambure bwabo hanze ngayo nguko hari undi wari ufite ikintu yongeraho mbere yuko dusoza hano kuri Twitter nyine buri muntu wese niyicunge buri muntu wese ajya acunga na fone yiwe nawe ubikora ntabwo ari ngombwa kuko urabona ko tuba turi mu muryango nyarwanda ugomba kwifata neza kuko ejo cyangwa ejo bundi hari ubundi buzima butari ubwo ngubwo urimo bugomba guhinduka kuri wowe like ukagira nk'umubyeyi ukaba umubyeyi so ukumva iyo feedback igarutse ku mwana akenshi bimugiraho ingaruka zitari nziza njye nicyo ngicyo navuga nkatekereza ko yuko ikibitera cyumva ko utekereza ko n'undi wakifata ayo mashusho atari ngombwa nyine wagihindura kuri wowe ubwo njye ndimo ndavuga kuri kote n'ubundi yaho bituruka ko n'ubundi bituruka kuko uba wayifashe so nkumva ko byahagarara kuko bifite nyine feedback itari nziza in your future. Thank you. urakoze cyane ndagushimiye anyway kuri Twitter hari ikintu Noella twatangiranye space you have anything to say Noella Shaka Agapeti gakonje kana wahindura amazina okay ntabwo ahari ngayo nguko so kuri Twitter reka nshimira abantu twabanye ndatekereza message kuri Twitter tambutse izi ni nkeke ndibutsa abantu ko ntabwo kingi ari ikibazo ntabwo ari ikibazo kiri muri industry cyangwa muri showbiz gusa ibi ni ibibazo mfite amakuru yandi ntekereza ko ntahagazeho ariko nasaba ko ababishinzwe bayasesengura bakayareba biravugwa ko ubu ngubu hariho agatsiko cyangwa agakundi nakwita nka Yahoo Boy bafata abakobwa bagapanga neza cyane bagapangira umuntu w'umugabo bamara kumupangira akarya uwo mwana ariko buri kamera iri ku nguni zose video bakayikora neza nk'abari gushutinga filime barangiza ikiza gukurikira nuko umusaza ajya kuri payment ya buri kwezi dufite kandi ibyo bintu nakubwiye njyewe urumva urabizi yego dufite abasaza bafite ibigo bikomeye bayobora dufite abakora n'abayobozi dufite abantu benshi dufite abadamu bajya gushaka ababapfubura akagira ngo bagiye kumupfubura umubiri bakamupfubya ibitekerezo n'umutima bikarangira agatangira guma kuri payroll turabafite ibi ngibi ntabwo bikorwa n'abakobwa gusa cyangwa n'abasore gusa ahubwo usanga n'uyu mukobwa n'amafaranga atayabona hari insoresore cyangwa abona kwita Yahoo Boy batangiye aka kazi ko gufata umukobwa bakanamushyira amafaranga makeya bakamuteguye umugabo yarangiza bagasigara bamukamuramo amafaranga niyo murabyibuka umupasiteri w'igitarama wa Nyanza muramwibuka ejo bundi byabaye agahungu tukabona bari muri rogi murabyibuka kangiza kagatoroka akagira kandi kamwiyitirira abandi bagore bari kumushaka ngo yabikoze neza muramwibuka
n'ishyano. So ibi bintu by'ibikangisho rero byo ntabwo bimaze kuba too much, mugire mudufashe bihagarare muri abamukoze ngayo nguko. Mitsutsu, hari ubutumwa ufite mbere yuko nsezera abantu bo kuri Twitter? Reka ngira ikintu mvuga. Yego. Mitera niviramo nanjye mfite ibyo ngiye gukora. Komeza. Nsore n'izo video. Ugira ute? Yego. Nsore video. Godfather kama nsuze Linda ari hano namubonye kabisa. Linda umeze neza? Cyanize Poman tugira inama. Nari njye next. Oya humura nta kintu wawe. Umva rero mbabwira Godfather ndagushimiye cyane wenda ibi bintu byo bikora buri munsi kuko bigira ikintu wenda byactive ku bantu. Kuko nkeka ko abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko nta muntu urakorakoranya abantu bangana gutya ngo hanyuma uze uvuga ikintu kirenze wowe ushishikajwe no kuba kino kintu wenda cyaranduka duhereye mu mizi ukagenda uhamagara. Nabonye wa undi wo kuri DC uriya yitwa nde hagera Oswakimu wahamagaye papi. Abantu benshi bari bana kuri banjuga bari gutanga ubuhamya ba Majid the Black. So rero nawe turagushimira kabisa. Ngiye n'ibintu byanshimishije nibwo bwa mbere naje kuri live yawe ariko byanshimishije birenze. Nanakubwira ko nyine wanabikomeza bino biboro wanabikomeza kuko birafasha abantu benshi batandukanye, birafasha n'abandi ndetse biranashishikariza n'abantu kutifata gufata telefone ngo ugiye ngo kurya icyana cya danje ngo ufate telefone kandi abo wereka wa mugani wa muntu wabivuze. Ikintu rero ngiye nasorezaho kwanza ngiye nanakomeza tubanze tureke nk'uko wabivuze ubugenzacyaha bukora akazi kabyo ariko ibimenyetso byo byamaze gutangwa. Ariko hari akantu wari uvuze ngo hari abantu bategwa amakamera bashyirirwaho ibiceri birenze, aba bana b'abakobwa bakaza baje gukora ako kazi, umusaza akaba ari kuri payment wa mugani wawe ku makonti ari kuvuga ngo kugira ngo ntaseba kugira ngo bitagenda gute atanga ibyo biceri. Ibyo bintu birahari bireze mamagara. Musi muri kunyumva? Yego turakumva. Gira usoze. Reka nsoze rero ibyo bintu birahari bireze. Hari abantu dukorana babikiwe video, abo bantu barahari. Niba uzi ko tuziranye ukaba uzi ko dukorana kandi bya hafi, ndabizi icyo kibazo uragifite, ugenda utanga ikirego hakiri kare. Na ya mpano yahore kiriya kibazo atanga ikirego hakiri kare, atanga n'abafite ayo mavideo. Kano kanya bari mu maboko atarayabo. So rero nawe ugende utange ikibazo cyawe hakiri kare. Nawe Danizo wabivuze wigeze kubivuga ngo hari umuntu wibaraguza. Ntabwo dukeneye kubyumva. Genda utange ikirego hariya, ejo n'ejo bundi tutazasanga wisandaye umuzutu wawe uri hejuru. So rero ngenda gushimira Godfather, namwe mwese twabanye kuri pano ndabashimiye mwese. Imana ibahe umugisha Godfather, Imana ibahe umugisha gukora ibintu byawe neza witonze kuko bifite icyo bimariye abanyarwanda. Thank you so much, ndabakunda cyane. Ndagushimiye Mitsutsu, God bless you, urakoze cyane nawe kandi ku bitekerezo byawe. Uri mu bantu baje hano bafite uburakari bwinshi cyane. Uvuga wari ufite ubukamana n'uburakari ushaka kuvuga ibintu nk'uko ubyumva, which was good by the way. Umuntu ufite uburakari byari bikubabaje, wavuze ko bose ari inshuti zawe ariko ntabyamagana. Ndagushimiye, wakoze cyane. N'ibindi byamamare byahanyuze subwa mbere live ukoze. Ndatekereza tutangira kwamagana ibi bintu. Twari kumwe na Majid the Black nawe tena turi kumwe na Fireman. So ntekereza ko nabo batanze ubutumwa. So reka nshimire abantu bose twabanye. Mwakoze cyane hano kuri TikTok, kuri Twitter. Mwakoze cyane. Ndatekereza ko ntago twakomeza ngo tubigumemo. Oya, ubutumwa bwatambutse. Kwamagana iki kintu ndacyamagana, ariko nkagaruka ku kintu kimwe mbere yuko ngenda. Nk'aba bahanzi, iki kintu kimwe ndavanga ngiye ntanenze.
uyu musore ufite ko aho abarizwa mu rugaga rw'abahanzi bagenzi be nubwo hangana ifite abahanzi barenze 1 2 3 4 n'abanyamakuru baje barabyamagana, ariko urugaga rw'abahanzi ruyoboye na Tuyisenge iki kintu mwaragiye muragiceceka, kandi umwe muri mwebwe cyangwa uwo mushinzwe yaratabaje agaragaza ko amerewe nabi. So tekereza ko rero ingaruka zigeze kuri uyu musore abantu mwe, iyo aza kuba yaratezwa amatwi, yatanze ikirego muri RIB, arahaguruka ajya kwa Irene aratabaza agaragaza ko arimo gusabwa n'amafaranga, ya mpano ntiyumvwa. Uyu munsi amaso ahanze kuri we nk'umuntu witwaye nabi, ariko abamukoresheje uyu mwanda nta muntu uri kubavugaho, uretse ko inzego zamaze gushyiramo ikirenge cyazo. Reka dushimire ubutabera, dushimire inzego za RIB zamaze gutera ikirenge aho gisanzwe zitera. Ubu turi kuvuga ubutabera buraza guhabwa uyu musore, twihanganisha uyu mwana w'umukobwa wahuye n'irishano ndetse n'uyu musore, ariko dutekereza ko bagomba gukomeza ubuzima. Ubutumwa mpayampano, ubuzima burakomeza, ntabwo ubuzima bwahagaze nubwo biba bitoroshye. Courage, komeza, impano yawe urayifite, ukomeze wiyubake, ibingibi bizatambuka kandi uzakomeza kubaho. Ngayo nguko ugira ngo sinabashimira, usoke ndagushimiye, wakoze Noella, wakoze cyane for your support, you being here since 1 minute ntangira ku munota wa mbere. Reka nshimire abantu twabanye kuri Twitter, naho ubutaha turi kumwe. Ndabakunda, gahunda ni yayindi, ni Godfather, ariko mbatinya kubi. Mugira umunsi mwiza. Journalist Ramadhan, niba ushaka kugira ikintu wongera uransanga kuri TikTok, ahanga ngiye gufunga. Ndashimira ko iyi platform ndabona kugeza amasaha abantu bamaze kunyura kuri TikTok ari abantu 15,000, kuri Twitter nayo ifite abantu batari benshi cyane. Reka mbashimire, ndatekereza ubutumwa bwagiye. This is was Godfather. Mugira umunsi mwiza kuri Twitter. Kuri TikTok muri hari mutapinga screen, ndapanga ngeze ku 500. Hello.